Kristo Yezu akuzwe, iteka ryose. ndabaramukije mwese mbifuriza amahoro dukesha Imana yacu, Mm, mbifurije gutangira neza umwaka mushya wa Kiliziya, dutangirana n'iki gihe cya Adiveni, mm, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani twese aduhe urumuri rwe, imbaraga ze n'amahoro ye, isi itamenya gutanga kandi itamenya kutwaka twayahawe nawe, amen. amina. Ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristu urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, uduture Imana yakuduhaye. Inshuti bakunzi ba Imipro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ndetse n'abakunzi ba muzika gatolika, aho muri hose, abari mu Rwanda muri diyosezi zitandukanye, amaparuwasi, amasantarari n'imiryango remezo, ndetse n'abari muri diaspora cyane cyane i Burayi, kubera ko umutumirwa w'uno munsi ari i Burayi, ndetse no ku yindi migabane yose y'isi. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi ni uw'ibyishimo. Hari abantu benshi bajyaga bambwira ngo bazatuzaniye Padiri Porofeseri Nyombayire Faustin. Uno munsi namubonye rwose muramubona, ni nayo mpamvu nishimye cyane. Tugiye kuba tuganira ku muziki gatolika ndetse n'ibindi bijyana nawo, kugira ngo aduhugure nk'umuntu mukuru kuri twebwe nyine, cyane cyane tubihuza n'ibibazo n'urusaku rumaze iminsi nyine muri uwo muziki, murabizi. Adufashe kubona umuti ndetse no kumenya igikwiye. Padi, umwanya ni uwanyu, mwadusuhuza mukadushyira n'imbere y'Imana. Kristo Yezu akuzwe, Iteka ryose. ndabaramukije mwese mbifuriza amahoro dukesha Imana yacu, Mm, mbifurije gutangira neza umwaka mushya wa Kiliziya, dutangirana n'iki gihe cya Adiveni, mm, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani twese aduhe urumuri rwe, imbaraga ze n'amahoro ye, isi itamenya gutanga kandi itamenya kutwaka twayahawe nawe, amen. amina. Padi, murakoze kudushyira imbere y'Imana. Iryo sengesho ariko rirakomeye, ngo amahoro atangwa nawe kandi isi itashobora kutwaka. Mm. Bihise binyibutsa ukuntu nkunda indirimbo zawe. Ni wowe, iriya ni wowe bugingo budashira, ndayikunda cyane. Nidukanguke tube maso, n'izindi, mwamikazi w'amahoro, zose ndazikunda cyane. Padi, mbere y'uko wenda tuvuga ibindi, watwibwiraho neza nk'umunyamuziki, nk'umusasaridoti nyine w'umunyamuziki, ku mateka yawe, mbere y'uko wenda nkujyana mu bindi. Ugize neza kuvuga uti nk'umusaseridoti w'umunyamuziki, kuko unyise umunyamuziki gusa waba unusuye, ndetse untubije cyane. Mm, eh, Buriya kuba umuntu ari umunyamuziki, ni muri filozofi tuvuga ko hariho ingiramuntu, insibo y'umuntu, hakabaho eh, n'ingurukizi, substance et accident. mm, Ibyo mm, bindi rero ni ingurukizi, ariko ubusaseridoti bwo ni ubuziraherezo. mm, Icyo navuga ni uko maze kabiri nkunda eh, indirimbo cyane cyane izidusabanya n'Imana muri liturujia, eh, nkaboneraho no kwibutsa abantu ko indirimbo y'Imana yose iba atari indirimbo ya liturujia.
tout chant religieux n'est pas un chant liturgique. Mm, Natangiye navuga wenda mpereye aho nakwita hafi. mm, Ndi mu iseminari nto, eh, naririmbishaga abandi nkabigisha n'indirimbo, atari njye gusa kuko twabaga turi itsinda. Ni naho natangiriye noneho guhanga eh, indirimbo. Mu by'ukuri nta Badi, ubwo ni ryari? sinakabyise Ubwo ni guhanga. seminari yo ku Nyundo mu wuhe mwaka? Eh, Mm, njye nize seminari nto ku Rwesero. Icyo gihe ngitangira muri diyosezi mbarurwamo ya Byumba, twari tukiri muri diyosezi ya Ruhengeri, kuko natangiye seminari nto mu mwaka w'amashuri, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri, umwaka eh, w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. mm, Icyo gihe rero turi muri diyosezi ya Ruhengeri, umwaka wa mbere wasaga n'utegura wa seminari nto preseminaire, twawigaga ibyumba, noneho tukiga indi myaka itandatu ku Rwesero. mm, Igihe ndakivuze, mm, ubwo ku Rwesero ubaze neza wasanga nararangije mu iseminari yo ku Rwesero muri mirongo irindwi n'icyenda. nibyo. Mm, Nari maze kumenyera nko gusoma iby'amanota, ngira ngo ahatarimo ikosa ari nta na hamwe hansoba kuhasoma neza no kuharirimba bibaye ngombwa. mm. Gucuranga byo na kera mbere yo kujya no mu iseminari nacurangaga umuduri, nkavuza n'ingoma. Umuduri wa wundi wa Rwose bavuza gutya, umwe wa kera nyine w'abasangwabutaka. uwa kera n'ubu uriho rega, na hano mu Budage ndawufite. Yego. Mm, Eh, Nuriya ubona ubanze nk'umuheto uriho n'agacuma, mm, ugacurangishwa agati n'akandi k'imperekezambyino nshishikaza kitwa injebe. mm. Ubwo rero mu iseminari nto nabanjirije kuri gitari, niyo ndumva naracuranze indirimbo yanjye bwite kuri gitari mfite imyaka 16. Wow. Eh, Mm, Nyuma rero nari ndimo kugira nti ntabwo nabyita guhanga, kuko umuntu arabwirizwa inspiration, ari nacyo kirimo kugaragara ko kibura. Iyo umuntu ahatiriza urabibona havamo n'indirimbo z'amakoma nazita mm, gira rwa muganga. mm. Ubwo rero ndangije seminari nto ku Rwesero, nagiye mu Nyakibanda, ndi poromosiyo ya nyuma itarize i Rutongo. Abadukurikiye nibo batangiye Rutongo bwa mbere. Njye navuye ku Rwesero njya mu Nyakibanda mu mwaka wa mbere wa filozofiya Ubwo ni nko muri 80. muri mirongo irindwi n'icyenda, mu Yego. kwa cumi nibwo nagiye mu Nyakibanda. Mm, Ubwo cyokora nari naratangiye kugira indirimbo z'Imana, avuga ko nahanze cyangwa nabwirijwe, harimo cyane cyane ebyiri ziri no mu bitabo na n'ubu. Izwi cyane ni ya yindi nawe twigeze kugira icyo tuyikoranaho, umwamikazi w'isi n'ijuru. wow. Nayihimbye nkiri ku Rwesero ku itariki 15 z'ukwa kane muri 78. Hari kuwa Muri gatandatu muri petit hari kuwa seminaire, gatandatu muri nimugoroba, petit ntabwo seminaire ikaba igifite agaciro kangana kuriya. Wow, wow, ndabikunze. irega. Iyo hari aho yaturutse, keretse aho yaturutse hataye agaciro. Tekereza rero yaturutse ku Mana, wavuga ngo indirimbo yaturutse aho yataye agaciro ite? Eh, Mm, Indirimbo inspire ntabwo isaza. mm, Hari hari ingero nyinshi. mm, Ubwo rero ngeze mu Nyakibanda nabwo narigiye mu baririmbisha, mu bigisha abandi indirimbo, ndetse abayobozi ba seminari nkuru banansaba, sinavuga ngo bantegeka, kwiga n'indi nanga orgue. Icyo gihe yari harmonium cyane cyane.
Mm. mu gihe cy'amezi atarenze atandatu nari maze kugera aho ngera ku buryo nabashaga guherekeza indirimbo wenda turi nko muri benedikisiyo y'isakaramento ritagatifu. Nyuma y'umwaka nabashaga no guherekeza abaririmba abandi turirimba mu misa. Mm. Ngarutse rero kuri ibyo wabumbajije igihe natangiriye nyine guhimba n'ubwo ubundi ijambo riracyashakishwa. Ni muri iyo myaka nari mvuze ya 78 nka mwamikazi w'isi n'ijuru, ni nari nyivuze n'iy'icyo gihe, n'indi yitwa tuje twese nyagasani, ubundi iri mu zitangira misa. Mm. Mm. Reka Ndayizi. mbe ndekeye aho ubundi umbaze ibindi. Eh, Ariko noneho. wenda navuga ko tukigera mu Nyakibanda, icyiza nahasanze uwari umuyobozi wa seminari nkuru icyo gihe, nyakwigendera Musenyeri Niyibizi François, Mm. yari n'umusesenguzi w'ibya muzika. Nta mufaratiri wahimbaga indirimbo ngo ipfe kugira aho ijya, yarayimushyiraga noneho agakosora ahanini ibintu nakubira mu ngingo eshatu. Yarebaga indirimbo ubwayo, la musicalité, Mm. akareba niba hari aho ihuriye, niba hari aho ifasha n'icyo yungura amahame ya kiliziya, ku buryo yafasha abantu gusenga hagendewe kuri rya hame tugomba tudakwiye na rimwe kwibagirwa, lex orandi lex credendi. Ibyo tuvuga dusenga bigomba kuba birera, bishimangira, biteza imbere ukwemera kwacu. Niko n'indirimbo ya liturujia yakagombye kumera, mbese aba ari isengesho ryemerwa na kiliziya Mm. kugira ngo rifashe abantu muri ubwo buryo nari mvuze. Mm. Ikindi yanarebaga ariko ni ukureba niba ari n'ikinyarwanda kivugitse, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu uko yashyizeho amanota yavuze ikinege, yashakaga kuvuga ikinege. Mm. eh, eh, Ubutinde mbese yabyiciye ku butinde. mbese ibyo baje kwita ngo eh, imiterere y'inyajwi n'ubutinde bw'amasaku ni kimwe muri byo. Ariko noneho n'ikinyarwanda, niba ari ikinyarwanda cyiza, waha abantu bakigiramo no kuvuga neza basenga. Eh, Ibyo byaramfashije cyane kuko navuga ko nasaga n'uri mu ntangiriro. Hari indirimbo zizwi nahimbye nkiri muri uwo mwaka wa mbere wa seminari nkuru, nk'iriya bakunda kuririmba mu gisibo, duhindura imitima yacu, Mm. y'icyo gihe. Ndayikunda. Ku buryo nyuma y'imyaka ibiri, itatu ngira ngo, yahise noneho ambwira ko najya mwunganira haramutse hari abandi bagaragaje indirimbo nshya, mu kubakosorera. Bifuza ko babasuzuma. Ibyo ntibibe bihagije, izo twaririmbaga zaramunyuze imbere, zarakosowe zityo, hari n'izo iyo yakubwiraga ati yijugunye cyangwa ujye uyiririmba wenyine wakinze urugi rwa shambure hatagira udukunda. Mm. Ntibyabaga bihagije, izi zabaga zemewe kuririmbwa mu Nyakibanda. Kugira ngo zizajye no mu maparuwasi, zagombaga kuzanyuraho indirimbo zose za liturujia zinyura. Icyo gihe hariho commission episcopale de musique sacrée. Ni Mm. itsinda ryashyizweho n'inama y'abepiskopi, riri muri komisiyo mu by'ukuri ya liturujia, ariko itsinda ryihariye rireba iby'indirimbo ntagatifu Mm. ryari rikuriwe n'umwepiskopi wari ukuriye komisiyo ya liturujia, rikagira n'abandi Mm. wavuga inzobere, ni ijambo rihanze ubu. Indirimbo yanyuzaho bakayijora, bakayikosora, bagasaba uwayizanye kugira ibyo anoza, bakayemera. Niyo noneho yashyikirizwaga umwepiskopi, akayiha uburenganzira. Ngira ngo abazi igitabo twajyaga tukita psotier, abandi bakacyitirira Padiri Butiri, niwe wari sekreteri w'iyo komisiyo. Indirimbo zose zarimo wabonaga harimo ngo imprimatur,
musenyeri kanaka kenshi bari ibisonga by'umwepiskopi. eh, mvuze ibisonga by'umwepiskopi kuko iyo komisiyo yatangiye mbere Kabgayi ikiri arikidiyosezi, Kigali itarabaho nka diyosezi, ku buryo umwepiskopi yagiraga igisonga cye kiba i Kigali, uzwi ni Musenyeri Rwabigwi, muzamubona muri izo ndirimbo, ni Kabgayi Musenyeri Gasabwoya. Reka nongere mpindure aho nari ntangiye gusubira mu byo hambere. Icyo navuga ni uko iyo komisiyo aho mariye kuba padiri nanjye nayigiyemo kugeza rwose banyohereje gucumbukura amasomo i Roma. Mu bari bayirimo ngira ngo ukiriho n'umwe, nanjye undi ukiriho ni padiri Ntimugura Laurent w'Icyangugu, ubu ngira ngo afite imyaka 80. ndamuzi. Turwanyemo indirimbo itanyuze aho ntaho yahingukaga muri kiliziya. None padi, ndishimye tubwiye nyine ku mateka yawe ho incamake kuko ni menshi, nubwo turaza gusoza utubwira nibura mu ndirimbo izo wibuka wahimbye, kugira ngo hari abantu babagira nk'indirimbo zarimejeje cyangwa bakagira ngo nyirazo nta kibaho. Nko ku musozo ndaza kubikwibutsa uzitubwire. Mu minsi yashize hari amakuru yacicikanye, hashize nk'icyumweru cyangwa bibiri, muri umwe mu basaseridoti wari uri gusoma misa yatambukaga kuri Pacis TV, bambwiye ko yitwa Tofil, yiyama abantu mu kiliziya, abantu hari indirimbo yari yaririmbwe ya Gloria, yiyama ko indirimbo nyine ngo zimwe amagambo atari muri miseri zitemewe, agenda nako. Nyuma yaho haza gusohoka indi nyandiko ivuga isita bamwe mu bahanzi, harimo Bicamumpaka Thomas, harimo Oreste Niyonzima, harimo n'uwitwa Bibiane Manishimwe, ndetse n'indi ndirimbo ya Kizito Mihigo, avuga ko izo ndirimbo nyine zitemewe. Ubwo icyo nashaka kubaza nk'umuntu nyine umwe mu bapere de la musique, ubwo uko kuntu mwabigenzaga nibyo byakuze nyine bivamo nyine bikaba bigeze aho ngaho, mwebwe mwabyakiriye gute nk'abantu bakuru mu muziki kandi bagize n'uruhare mu guhitamo izo dusanzwe tugenderaho zifite imprimatur? Ubwo mwebwe mwabyakiriye mute? Nabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga Padiri Theophile buriya si ku giti cye, kuko afite inshingano muri arikidiyosezi ya Kigali. Ndamuzi kandi ibya liturujia yabivuga bazi icyo avuga, ariko buriya ryari ijwi rya kiliziya ryavugaga. Nashimye uko amaherezo yose nibura biriya byamaganywe, ibikwiye kwamaganwa, ibikwiye kuba bihagaritswe. Ariko nanone navuga ko hari ibyo mvuga nsa n'uwikandagira, navuga ko dusa n'abarangaye muri kiliziya. Uko gutwara ko kugeza aho umwana uri muri nayini, umwana uri hehe, abyuka yiyumvamo ubuhanzi, agahimba indirimbo ku wa gatandatu, ku cyumweru, kuri pasika bakayiririmba, nta wundi muntu wayirebye, nta rwego rwa kiliziya bifitiye ububasha wayisuzumye ngo urebe ko yujuje ibiri muri rya hame ngo lex orandi lex credendi. Indirimbo ijya muri liturujia ni isengesho ryemewe na kiliziya, ritagira icyo rijorwaho mu gufasha abayoboke b'Imana gusenga mu buryo buhuje nyine n'ibyo twemera, kandi mu buryo burera abantu muri uko kwemera. Biriya rero ibyo bakoze ndabishima, ariko mvuga nti barakerewe, ariko ntarirarenga nyine. Ziriya ndirimbo tuzivuge nanone tuzishyira mu byiciro bibiri. Hari aho Padiri Theophile yavuze yitsitsa ku ndirimbo twita ibisanzwe bya misa, ordinaire de la messe.
izo nizo eh, umuntu uwo ari we wese adafitiye na rimwe uburenganzira bwo kuvuga cyangwa kuririmba mu buryo bunyuranyije n'uburi mu bitabo byemewe na kiliziya muri miseri. Noneho hari n'izindi koko eh, zahanzwe mu buryo ubu n'ubu, noneho ugasanga hariho amagambo adahuye na teolojiya ya kiliziya gatolika. Eh, ibyo muri make nakubwira ko nshima iriya ntambwe yatewe, ariko igikwiye nagiye kuvuga ngo ubundi izasohotse zose zidafite aho zanyuze zari kuba zihagaze, noneho ya komisiyo cyangwa amatsinda byashoboka wenda bakabishyira no mu rwego rwa buri diyoseze, ariko komisiyo ibishinzwe ikabanza ikazijora bikagira aho binyura ku buryo bavuga bati iyi ndirimbo ni isengesho rifasha abakirisitu. Nigeze kukubwira ko iriya komisiyo nayibayemo nkiri imyaka ubusaseridoti, icyo gihe ninjye wari ukiri muto. Nagiraga nti ya komisiyo sous commission episcopale de musique sacrée nayibayemo, ngira ngo nayinjiyemo maze umwaka umwe mu busaseridoti. Nabonaga nanjye ari ugutaguza nigengesereye, kuko wabaga wicaranye na nyiricyubahiro umwepiskopi wari ukuriye iyo komisiyo na sekereteri wayo padiri Pierre Boutry, wari warahimbye n'indirimbo zizwi ariko nawe atari n'umuntu ubonetse wese. Padiri Ngirabanyiginya Dominiko, padiri Mudashimwa Gasipari, n'abandi bambyaye. Mu by'ukuri nagiye nigiraho byinshi. Nibuka iyi miseri dufite igihindurwa muri 86 na 87, indangakwemera Dominiko Ngirabanyiginya yahimbye. Ngira ngo ejo bundi padiri Theophile yavuze ngo mu gihe hataraboneka izindi haba haririmbwa ziriya za Byusa na Gahinda, aho hari ibyo tutakwemeranya, kuko ubwabyo batangira bavuga ngo ndemera ko Imana ari imwe, kandi indangakwemera yacu ni nemera Imana imwe. Harimo itandukanyirizo rikomeye cyane, ariko ngarutsa hariho iya Ngirabanyiginya kandi ihuje, iri mu magambo y'iyi miseri. Icyo gihe yayihimbye Ngirabanyiginya, icyo gihe yari yarahimbye indirimbo amagana n'amagana kandi zemejwe zemewe, ariko yagombye kuyituririmbira muri iyo komisiyo. Numvaga njye nsa n'ufite isoni, yari umwana kuri we, ariko niko byagenda. Uzanye indirimbo nshya yarayiririmbaga, hakabaho bagira bati aho uririmbye ubwo byoye, urumva umukirisitu wo muri paruwasi Mushubi cyangwa Runaba yaharirimba akahashobora. Twamara kwiyemeza nk'aho bamvuze, bakamubwira bati ugende uhagenze ukundi, ndetse bakamubwiriza n'uko yabigenza, bati aha ntaho. Icyo nashaka kuvuga rero ni uko indirimbo yanyuragaho yagiraga mu bantu koko umva ari indirimbo ya kiliziya. Ikindi nakongeraho nshamikiye aho ni uko hagati aha hari haraje kuko akajagari. Hari ubwabyo kuba hari indirimbo zidashyitse zisanga ari zisangira amakwikwi, utavuga ko ari indirimbo ya liturujia cyangwa indirimbo ya kiliziya. Hari izikwanjitse mu buryo bw'imyemerere yacu, noneho hari n'iziza ukumva nta mpamvu. Ese umuntu ni ngombwa ko abantu bagira za nyir'ubutagatifu 150, noneho buri kwezi hakaza n'indi hakaza n'indi hakaza n'indi, no muri paruwasi imwe ugasanga buri santarari ifite indirimbo zihariye abandi batazi. Nabyo ni ugukabya. Ntabwo wenda sitwe hano siho ntangarugero, ariko hano mu Budage
bafite amateka, na zimwe mu ndirimbo tugira mu gitabo cy'umukirisitu buriya harimo izirimo melodi ziririmbye mu bakunze kuziririmba hano mu Butayu. Mm. Ariko hari indirimbo zemewe na kiliziya ziri mu gitabo cy'umukirisitu n'amanota yazo, eh, ku buryo ngira ngo za nyir'ubutagatifu ntizirenze 10 mu Budage bwose, mu Budage bwose. Kandi Ubudage, Noneho none twebwe santarari eh, ibifite nka 50 buri santarari. ukavuga uti nongere kare wakomeje kuri iriya ndirimbo nidukanguke tube maso. Mm. Nzi ko niyo ya mbere nahimbye ndi padiri, buriya izanjye nyinshi zizwi zasohotse nkiri umufaratiri, hari n'izindi zaje nyuma. Iriya niyo ya mbere nahimbye ndi padiri muri adiventi ya mbere, hari muri 85. Ku Mm. icyo gihe wasangaga indirimbo dufite muri adiventi, ngira ngo hari imwe idasaza, ni iya Matiyasi Gahinda, nimwagura ayo marembo bategeka ab'isi, Mm. nimwitegure umukiza ataha imitima. Nk'iyo ntaho yagiye, ntabwo iyo yindi yaje ari ukugira ngo ihasanzwe iveho, ahubwo kugira ngo nibura muri adiventi abantu rimwe baririmba iyi ubundi baririmba iriya. kuko nk'iriya iyo nari mvuze ya Matiyasi Gahinda, ibitero byayo tubisanga mu zikubitiro, liturujia gatolika igitangira mu Rwanda, ndetse ugasanga no mu kilatini muri liturujia ya kera irimo amagambo y'ibitero by'iriya ndirimbo nimwagura ayo marembo. Abakuze bibuka iyitwa Mungu waturemye twese utebutse umwana wawe niwe tugusaba twese. Mm. Ibitero by'iriya nimwagura ayo marembo ni iby'iyo yindi, ariko iyo yindi nayo ikaba iri muri liturujia y'ikilatini. Hano ejo no mu kanya mu misa njyamo turi buyiririmbe kuko bayishyize mu Kidage iracyariho ntisaza. Icyo Mm. nashaka kuvuga ni iki: si ngombwa ko buri ubundi indirimbo ya liturujia iba ifite umwanya wayo n'igihe cyayo. Hari Mm. ziriya z'ibisanzwe bya misa utajyaho impaka, ariko niba ari iyo gutubura, niba ari iyo gutangira misa, niba ari iyo ari Yukarisitiya, si ngombwa ko tugira indirimbo magana. Biranakwiye ko tugira indirimbo za kiliziya, no mu gitabo ukaba wagira aho tuzisanga. Ubu mu Rwanda hari amakorali menshi ushobora gusanga mu bari muri korali nta n'umwe ufite indirimbo nibura imwe azi mu ziri mu gitabo cy'umukirisitu. Ibyo ni amahano, ibyo ni amahano. bakaba bazi za zindi zateye. Ye, Ariko padi mbere y'uko rero ukomeza hari ndavuga akantu. ko biriya byo kwamagana ziriya no kuzihagarika byakozwe ari byiza, ariko yaba inyinshi rwose zahagarikwaga ngo zibanze zifungurwe zinyura aho zikwiye kunyura, noneho tugire indirimbo koko zifite icyo zivuze n'insibo yazo. Padi ubwo si twavuga ko hari akantu wakomojeho mu kanya mwararangaye nka komisiyo, kuko nk'urugero ejo bundi nyine abantu benshi bumvishe babaye bakomeretse, kuko ndetse bamwe ejo hari ikiganiro naganiraga n'umuhanzi witwa Rwayugi Cyprien menya mumuzi, agira ati wagira ngo kiliziya, wagira ngo abapadiri basigaye ari abapolisi kandi bakabaye ari intama. Urumva ibyo bintu bakabaye intama wenda, ariko n'abashumba cyane nako cyane. sorry, bo ni abashumba b'intama ndabyishe. Yego. Kandi ngo ntabwo umushumba ngo ategereza ko intama ijya kurya imyumbati ijya kona kugira ngo ayikubite, ahubwo ayibuza kujyayo. Yego. Kuki mwarinze mureka abantu bakora ibyo byose, izo ndirimbo zingana gutyo zigasohoka muri za kondisiyo tumaze kuvuga, kandi mubizi ko hari ukuntu kera byagendaga neza, ari nabyo twifuza ko twagarura? Buriya rero nakubwiye ko iyo komisiyo nyiheruka nayibayemo kugeza igihe noherejwe i Roma kwiga, ni muri 91. Nyuma yaho aho nsubiriye mu butumwa mu Rwanda byari nko muri 2005, nasanze hakitwa ko iyo komisiyo iriho, sinari nkirimo birumvikana.
kugeza ubu urumva igihe gishize, nubwo navuze nanjye nishyiramo ntitwararangaye buriya. eh, ngo umunwa wo haruguru waravuze uti ano mata yari aryoshye, uwo hepfo uti urantenge mba ndi inyuma y'icyansi. Eh, aho nashoboreye kugira uwo nafasha n'uwo nabyibutsa mu babikuriye narabikoze, ariko ubu igihe kirageze n'ibyo kwishimirwa ko abantu bakangutse, kandi eh, si si ngombwa ko twazongera noneho gutegereza ngo amazi arenge inkombe. Padi, nk'umuntu mukuru, ni nk'ibihe bibazo ubona biri muri muzika gatulika muri ino minsi, ku buryo noneho ubwo nyine wabaye umushumba kugira ngo wereke intama ibibazo hari isombe, niba intama zitagomba kurya isombe nyine zibimenye hakiri kare kugira ngo mutazazikubita inkoni nyine nk'uko biri kugenda ubu ngubu. Ariko mbere y'uko muyenda mujya kuri ako, hari akantu wahereye uvuga ngo mizike liturgique na mizike religieux. Ako kantu mwagasobanura, abantu benshi ntabwo bazi kubitandukanya, amenye ari nayo mpamvu bajya babivangavanga. Bundi indirimbo y'Imana yose iyo ari ntabwo buri ndirimbo y'Imana aba ari indirimbo ya liturujia. Mm. Nkanjye w'umwizihizi nshobora kwicara hano, numva nshaka gusenga nkafata gitari yanjye cyangwa ari nta nayo, hakaba isengesho rinjemo bwite, Mm. isengesho ryawe bwite ryose wumva wariha na kiliziya yose ngo iryifashishe isenga. Oya. Ni ukuvuga ko hari indirimbo koko iza mu muntu ikaba yagirira n'akamaro mu itsinda iri n'iri, mu Mm. itsinda iri n'iri. Ariko utayigira igipimo cy'imisengere y'abantu bose. Liturujiya ni igikorwa noneho rusange cya kiliziya yose. Mm. Mbese mfashe urwo rugero, isengesho bwite nubwo iyo rigororotse n'ubundi ntacyo eh, riba ryakajoweho, ariko iyo ari bwite harimo n'ibyanjye bwite. Ndabwira Imana nti Nyagasani umenyere uriya muhungu Emmanuel n'urubanza rwe, ntabwo ibyo nazavuga ngo ku cyumweru abakirisitu bose bazasenge batyo. Eh, ari- ibyo rero, kuvuga ngo tout chant religieux n'est pas un chant liturgique, ni ukuvuga ko eh, indirimbo y'Imana ishobora kuba irimo amarangamutima utakwiye kugira ay'abantu bose. Mm. Ishobora kuba ari n'iy'icyiciro iki n'iki. Indirimbo iririmbwa mu kiliziya iba ikwiye kuba yaba iy'ibyiciro byose. Hari Mm. aho rimwe na rimwe mu babihugukiye banavuga bati dore, eh, aha ni indirimbo za liturujiya ariko z'abana. Wenda twavuga nko no muri biriya mu bisanzwe bya misa hakabaho ingingo z'ingenzi bakubira mu ndirimbo kugira ngo abana bazifate, zibe zibarera mu gihe bataragera aho baririmba nk'indangakwemera iratuye ko yakabaye. Mm. Aha ngira ngo urwo rugero ntanze rwaba Urwo rubyumvikanisha. Ni ndabyumvise. nayo mpamvu nyine y'uko hakwiye kubaho aho zinyura bakareba kwa kwemera, kwa guhuza n'amahame y'ukwemera no kuyareramo abantu, kureba uko ikinyarwanda kivugitse, niba ari n'ikinyarwanda kizima. Ari ikinyarwanda kizima ntabwo eh, nzajya imbere y'umuntu unkuriye ngo mubwire nti bisiwe cyangwa shengewe. Urumva muri liturujiya biba bifite ahandi bigiye. Mm. eh, umuntu yavuga byinshi. Mm. Indirimbo iba ikwiye kugira aho inyura. Mm. Ntabwo rero buri ndirimbo twavuga ko ari indirimbo y'Imana. eh, ha- Ubushize wagiranye ikiganiro na Padiri Rushigaje kinashimye eh, ibyo mwaganiriye, ibyo yavuze cyane cyane, bavuga ko hari n'injyana itari injyana ya kiliziya. Mm. Eh, Aha bitumye
nadukira icyo utarumbajije, hari ikintu nacyo nakwita amahano. Umuntu agafata indirimbo isanzwe mu mihango yo kwishimisha cyangwa kugira gute cyangwa yahinduye ikindi kintu izwi mu Rwanda, agakuraho amagambo yari ariho agashyiraho amagambo y'ukwemera kwacu, ariko rwa ruririmbo rurimo uzayumva n'uzayumva mu kiliziya izamusubiza aho yayumviye handi wenda hatajyanye n'Imana. Navuga ko mu ndirimbo abogezabutumwa ba mbere batuzaniye nabo hari aho bafashe iz'iwabo, ni nkeya cyane ariko buhoro buhoro byagiye bishunguka. U Rwanda naguha ingero, hari indirimbo eh, ya Nkurunziza François yitwa Itahe n'ubusa. Umutima ugukunda iteka ndakwibuka. Noneho sinzi uwagize atya aterura amagambo ngo ihinduka ya Bikira Mariya, umubyeyi uturutira abandi wakagira Imana. Hari n'izindi natanganyije. Ibi rwose ni ukutamenya ibyo turimo. Ubwo ni kimwe muri ibyo bibazo, ni kunakira mu buryo bwinshi. Kunakira ni plagiat. Gufata indirimbo, ururirimbo ugashyiraho amagambo bitari ibyawe kandi bitanahuye. Hari ukundi kunakira byarabaye nabyo. Hari indirimbo yanjye nubwo ubwo nayihaye kiliziya, bantu mwese nimuhimbarwe dushimire Nyagasani ibyiza tugirira. Hari umuntu wafashe ayo magambo ashyiraho indi miririmbire nta ruhusa nsabye. Nahimbye amagambo mpimba n'imiririmbire, none arateruye ukagira ngo aritoraguriye. kandi texte yari iyawe, yari original yawe. Yego. Uwo muntu ni bica mu mpaka Thomas, uwo muntu reka twe kuvuga abantu. Hari indirimbo yitwa Mucunguzi duhabwa yahimbwe na Padiri Musoni Boniface. Mucunguzi duhabwa. Mu Rwanda hari indi yadutse, umuntu wafashe ayo magambo ashyiraho imiririmbire ye, nta naho agaragaza ati ni amagambo ya Musoni Boniface. Ushobora kugira utyo, ni amagambo yanshimishije, ubwo atakiriho ngo musabe uburenganzira, nibura reka mbwire abantu ko aya amagambo atari ayanjye, ariko uburyo iririmbye aribwo nakoresheje. Ibyo biri mu bibazo, ariko ibibabaje kurushaho nanone ni uko wa mugani nigeze kuvuga, umuntu agira atya ati mpimbye indirimbo ejo izaririmbwa mu misa ya gatatu. Ntawayirebye, ngira ngo Padiri Rushigajiki yaguhaye ingero z'ibishoboka. Ibyo ntabwo bikwiye. Iby'ingenzi reka ngira ngo twabivuze, keretse niba hari icyo ushaka ko ntindaho ku buryo bw'umwihariko. donc twari turi kuvuga ku bibazo nyine, ni ukugira ngo mukebure nyine izo ntama zitazongera kujya kona nyine. Ubwo ngubwo reka yenda tuvuze ku bahanzi, reka tuvuge no ku ruhare rw'abantu bagombaga kubibafashamo. Hari ikibazo nabajije Padiri Rushigajiki ntiyakinsubiza neza. Kuki urabona nko muri bikorwa bya liturujia, nk'urugero dufate gatigisimu, ariko ubwo niba mbivuze neza simbizi. Kuri akuntu twiga gatigisimu ni ibintu biri universel, iko tuyiga muri Kongo, iko tuyiga mu Rwanda, niko tuyiga. Uko musoma misa aho i Burayi niko muyisoma mu Rwanda n'ahandi hose. Noneho kuki nta kantu ka standardization gahari mu bijyanye na muzika? Nk'urugero, umupadiri araza kuri yenda tuvuge bamuhaye ubutumwa kuri paruwasi runaka, kuko we akunda umuziki akawuteza imbere. Noneho akavuga ati ngiye nkunda n'ijwi rya string, mujye mucuranga string mwese. Ejo mu gitondo hakaza undi nawe ukunda umuziki, reka akavuga ati hoya, string ntabwo ari ijwi rya liturujia, mujye mukoresha organ. Ubwo ngubwo abavuguruje umwe wa mbere. Hari n'igihe noneho haza akavuga ati hoya, ibyo bintu ni mubyihorere, mwe mwigire mu bintu bya siporo, aba ari byo mugira. Ibyo bintu badi nyine, donc ni gushaka kumvisha inzitizi nyine mu bintu bituma hazamo n'ako kavuyo
mu banyamuziki nyine, bigatuma buri wese ajya kwikorera ibye kuko ari kubona ko nta murongo uhari. Ubwo mwebwe murabitekerezaho iki nk'ababyeyi? mu magambo make ntabwo wavuga ngo abantu bose bagire impano zimwe. Abapadiri uko buzuzanya cyangwa uko basimburana mu butumwa, byaba mu maparuwasi no mu maseminari, buri wese aba afite icyo yitsitsaho, ariko bitavuguruzanya. Eh, birasa n'ibya muzika nyine, ni harmoni. Iyo uvuga indirimbo y'amajwi menshi, buri jwi riba rimeze ukwaryo, ntabwo soprano ari basse, ariko bikuzuzanya. Iyo bivuguruzanyije ni kakofoni. Ntibyari bikwiye kuba mu migenzereze yacu. Ahubwo ubwo icyo umuntu yavuga, eh, ndi umurezi mu iseminari nkuru, ngira ngo eh, hari kwibutsa standardization, niryo jambo wakoresheje. Mm, Umuntu yabona n'irindi, ariko ubundi hari ibyemewe n'ibitemewe. Iyo duhereye ku byemewe rero tugakora ibyo, icyo gihe twaba tugenda dukumiriramo n'ibitemewe. Eh, ubwo ibyiza ni uko byagatangiriye no mu irerero ry'abazaba abasaseridoti muri za seminari nkuru. Ngira ngo icyo ndumva, ariko naba nkigushubije. eh, kuko ntabwo bivuga ko umupadiri utazi gucuranga cyangwa utari intyoza mu kuririmba akwiye kuyoberwa ko indirimbo ya liturujiya nyayo iba iteye. Burya tunemeza ahangaha ntagumye no mu ruhare rwa kiliziya gusa. Iyo tuvuze ngo umunyamuziki musicien ni umuntu wese. Uhimba indirimbo ariko afite ijwi ribi, ataririmba, atamenya kuririmba ariko agahimba indirimbo nziza. Hari umenya gucuranga indirimbo zahimbwa akazicuranga ku buryo bunoze, akanaziryoshya. Hari umenya kuririmba iz'abandi. Hari ushobora byinshi muri ibyo, hari n'uwabishobora hafi ya byose, ariko hari n'uzi kumva indirimbo ikwiye ni nziza. Abo bose ni musicien. mm, Ntitukagire ngo aha ni naho ngira ngo bamwe, umuntu wibwira ko umuntu ageraho yibwira ko ubwo yamenye uko basoma amanota n'uko bayandika agomba no guhimba indirimbo. Oya, mm, ni impano. Noneho umuntu akanategereza impano, nacyo wari wagikomojeho, nkirengaho ntagitinzeho. Umuntu mm, agategereza ko agira iyo mpano, yumva abwirizwa, akagira n'umwanya wo gushishoza ngo arebe niba iryo jwi yiyumvamo wenda atarigeze kuryumva ahandi, akibagirwa aho ariho, akaba yagira ngo nirye, ariko ari irinakirano ry'abandi. Kugira utyo ukabona umuntu yahimbye indirimbo esheshatu mu cyumweru kimwe, arahimba nyir'ubutagatifu kuri buri noheri na buri pasika. Biriya umuntu aba ashobora kubyibazaho. Ntabwo ibyo ari ngombwa, bigira umwanya wabyo. mm. Ariko indirimbo ya liturujiya iba igomba no kugira eh, imizi mu isengesho, noneho no mu mujyo wa kiliziya umubyeyi wacu. Mm. Padi, amakorari yacu ubona bihagaze gute ugereranyije no mu gihe cya kera? Twebwe turi kuvuga ko twateye imbere, ubu basigaye barimba indirimbo za ba Henderi na ba Mozari, basigaye banacuranga. Ubwo barambwiye ngo nzakikubaza icyo kibazo, kuriya kuntu bacuranga inanga nka 19 mu kiliziya mu misa, uko mubifata ni iterambere cyangwa se ugutera imbere, cyangwa kuba tugeze ku rwego rwo kuririmba izo ndirimbo nyine ubwo tugereranyije mu gihe cya kera n'icy'ubu, n'igikwiye se n'ibyo cyangwa si ibyo? Erega buriya dusigaye twitiranya iterambere n'amajyambere. Iterambere c'est le progrès, Mm, amajyambere c'est le développement. Gutera imbere, nshobora gufata iyi telekomande nkayitera imbere. mm, Kujya mbere, nanjye njyayo.
amajyambere arakumunzura ni ijambo Padiri Mudashimwe yakunze gukoresha. Mm. Twateye imbere muri byinshi cyane cyane muri ibyo by'indirimbo. Iyo nibutse ko niga mu Nyakibanda mu Rwanda utashoboraga kubara abantu barenze batanu bashobora gucuranga oruge cyangwa ibi bisa nayo bihanze ubu ngubu, Mm. batageze kuri batanu. Ubu Mm. ni amagana. Ni benshi. Ko nyihabwa ubupadiri paruwasi katedrali natangiriyemo yari irimo icyo umuntu yakwita korali nayo idashyitse cyane ariko yakoraga byiza bishoboka y'abakarismatike Mm. imwe. Ubu muri iyo katedrali hakaba harimo amakorali nk'icumi asaga kandi harimo abantu bashobora gusoma amanota no kuyasigurira abandi no kuyigisha, harimo abashobora gucuranga. Twateye imbere tuba ziriya ndirimbo uvuze nk'iyo ya Henderi twashoboraga mu iseminari nkuru ko kuyiririmba nk'iriya rero ya Henderi narayiririmbishije ku buryo n'ubu ngubu ahandi eh, aho wampamagara hose nza amajwi yayo uko ari ane aririmbwa nyazi mu mutwe kuko nayigishije Wow. igihe kirekire. Mm. Eh, twateye imbere muri byinshi ariko rero kujya mbere byo sinabihamya kuko usanga abantu basigaye bihutira ibishashagirana les apparences, Mm. ugasanga amakorali aratibanwa batarushanwa gushimisha Imana cyangwa gufasha abakirisitu, ahubwo barushanwa kugaragara, Mm. kuvuga ngo bariya turabarusha gutitiza amajwi, bariya tubarusha inanga nyinshi, kuzigarukaho, bariya tubarusha uniform, bari nta twateye imbere ariko ntabwo tujya mbere. Mm. Kera rwose hari kiliziya nagiyemo ngira ngo nari ngira umufaratiri, dutangiye misa uwateraga indirimbo atera nyir'ubutagatifu dutangira misa. Niko ntako yabaga ntako atari yagize Muri wa mugani. introduction ya misa mu gutangira ateranya ubutagatifu. Yabonaga iri mu gitabo kandi nta utamurenganya. Ngira ngo dukwiye korali ya kiliziya ibereyeho iki? Muri iyi minsi nzi ko hari amakorali menshi azakoresha ibitaramo Mm. byinjiza amafaranga. Mm. Hari amakorali akoresha ibitaramo bagafata indirimbo zibunaka izo za Hendi, ni byiza rwose kuko natwe turabishoboye, erega n'aba ni abantu. Mm. Natwe turabishoboye. Noneho ugasanga hari indirimbo wenda ya kanaka kanaka baririmba bakabona amashyi menshi bagasarura n'ibifaranga batanavuga nyirayo, batavuga izina ry'uwo nguwo, ugasanga bayita indirimbo ya korali ugize rute kandi ibyo atari byo, kubera ko icyo korali ya kiliziya ibereyeho bagisimbuje les apparences. Umunyarwanda aravuga ngo kwishyira imbere nk'akaguru katwaye igisebe. Ubundi kugira ngo hari byinshi twateyemo imbere uko gushobora iyaba twabikoreshaga mu ikuzo ry'Imana, noneho no gusenga ubwacu. Ntange urundi rugero, kujya mu misa ugasanga kandi ubu wenda si i Kigali, usanga indirimbo ya mbere ni ikinyarwanda y'amajwi atandatu n'inanga umunani, iya kabiri ni iringara, iya gatatu ni icyongereza, iya kane ni igiswahire. Muri iyo kiliziya nta muntu wenda urenze umwe uzi ururimi rutari ikinyarwanda. Ibyo biba bikozwe ngo bigende bite? Reka ngaruke noneho ku nanga. Mm. Inanga nabonye no mu iriya tangazo rya komisiyo y'imihango mitagatifu n'amasakaramentu muri arikidiyosezi ya Kigali, nabonye nabo hari icyo babivugaho. Inanga tuyita inanga nyine ari sentetizeri cyangwa organo cyangwa iki,
ibereyeho guterera abaririmbyi kuko indirimbo iba ifite amanota game yahimbiweho urwego rw'amanota, ni ukubaterera bucece. Ubundi abandi bari mu kiliziya usibye abari kuri korari ntibakanumvise uko inanga yatereye abaririmbyi. Ibereyeho kubaterera no kubaherekeza, ntabwo ibereyeho kuba ari bo ahubwo bayunganira ngo inanga yumvikane ku bantu. bo ngo Ni nayo bayiherekeze. mpamvu ubundi inanga itajya imbere y'abaririmbyi mu kiliziya. Ubundi nabyo kirazira. Inanga ijya inyuma yabo cyangwa ku ruhande. Ngira ngo uzarebe aho inanga iri mu iseminari nkuru ya Nyakibanda no mu iseminari nkuru ya Kabgayi, hariya niho inanga Ni iri. ku ruhande. Nubwo ho ari noneho yo ni iy'abari mu ikoraniro ryose, ariko ntiri imbere, ntiri mu mwanya w'urwamamarizo, ni mu ruhande cyangwa inyuma. Ikindi rero kuriya ucuranga aterera korari noneho agacuranga akarambirana inyikirizo yose n'ibindi tutazi, ntabwo ari byo. Rwose mu buryo bworoheje discretement, kugira ngo abaririmbyi bamenye amajwi batangiriraho, noneho abaherekeze atari we wishyize imbere. Noneho na biriya by'uko hagati y'inyikirizo n'igitero gikurikiyeho cyangwa hagati y'igitero n'inyikirizo hakongera hagacamo inanga bikava bikagera he bikagaruka he, ngiye kuvuga ko ari umwanda ni ukurangaza abantu. Inanga ibereyeho guterera abaririmbyi no kubaherekeza. Biriya by'inanga cumi na zingahe byo ni ibyaduka ntabonera igisobanuro. Simbitindaho bitongera kunshumuza nk'uko byigeze kungendekera. Ugasanga abaririmbyi batarenze 20 bafite inanga 6 ngo zigire zite. Biriya ni ukwibagirwa icyo abaririmbyi babereyeho muri kiliziya n'icyo inanga ibereyeho mu gufasha abaririmbyi. ahubwo padi icyifuzo yenda nkamwe nyine mu bishinzwe muzigishe, urumva baba bari gushaka kwigana, njye nkeka ko bashaka kwigana mizike ya bande njye naje gusohoka muri bagenzi bacu abarokore Muzika ya kuriya kuntu bande icuranga cyangwa orchestre, urabona bacuranga ibicurangisho byinshi, buri cyose gifite umwanya wacyo nicyo gisobanuye. Niba hari gitari basse ifite uko izira n'igihe izira na fréquence ikiniraho, niba ari solo, niba ari acoustique, niba ari piano, niba ari saxophone. No nyine nibyo, ibyo bintu ntabwo babitwigishije mu maseminari cyangwa n'ahandi hose twigira mizike yacu. Nkeka ko aribyo bashaka kwigana, ariko bigahita bihinduka akavuyo n'agatogo kumwe tubivuze umwanda kubera ko batazi buri gicurangisho icyo reka aho rwose nkwakire na hano. Ku minsi mikuru ikomeye tujya tugira za misa zirimo orchestre. Iyo uvuze orchestre aba ari ibicurangisho mirongo, buri cyose gifite umwanya wacyo. Aho kubera niho honyine rimwe na rimwe biba ngombwa ko abaririmbyi basa n'abajya inyuma kuko aba ari bo bakeya ku bacuranzi. Ariko haragenwemo n'ibice byahimbiwe gucuranga gutagatifu, kuko hariho na musique liturgique instrumentale. Ibyo rero ntabwo waba ufite piano imwe cyangwa synthetizer imwe ngo wigane, ibyo ntaho bihuriye, si kimwe. Buriya rero ni ukwigana wa mugani, ugasanga icyo wiganiye cyose utazi impamvu uragikwanjika. Hari umuntu wagiye i Burayi bwa mbere azayo mu gihe cy'ubukonje nk'icyo turimo ubu, agasanga abantu bose bambaye ibikote by'ibigunira bazingurije n'ibitambaro mu ijosi. None asubiye mu Rwanda akagira ngo uwarimbye nuko yambara, noneho izuba ryo mu kwa munani akikurungira ibikote 10 na furari n'ibiki. Ibyo ni ukwigana ibyo utazi. Ni nka biriya nabyo mbivuge, bambabarire
umuntu ujya kuririmbisha abantu agafata ka gakoni k'abaririmbisha, agakoni karirimbisha orchestre. Noneho iyo orchestre yaba irimo na korali ubwo nabwo bikajyana. Mm. Abaririmbyi gusa ntabwo baririmbishwa n'agakoni, ni ibiganza bitanga igipimo. Mm. Ibyo ni ukwigana ibyo tutazi. Ngira ngo iyaba gutera imbere ni byiza, ariko bizane no kujya mbere, gukuza Imana no mu gufasha abandi kujya mbere mu kwemera no mu gusenga, twifashishije koko n'amasengesho aryoshye, aryoheye amatwi, ariko mu buryo bukwiye. Mm. Padi, tugana ku musozo, nsigaje ibibazo bibiri, kugira ngo tutaza kurambira abadukurikiye, kugira ngo ibindi tuzabibahe mu kindi cyiciro. Biremewe ko umuziki wa liturujiya abantu bawukoresha yenda bitagatifuza ariko bakabona n'amafaranga? Uravuga nka kuriya gukoresha Abantu bakora ibitaramo indirimbo byinjiza amafaranga? ibitaramo no kuzicuruza ku ma social media, ku ma YouTube n'ahandi. Eh, byo numva ntacyo bitwaye, kuko eh, guhimba indirimbo ubwabyo birizana, ni impano y'Imana. Mm. Ariko kugira ngo utunganye indirimbo izagere n'ahantu handi, kuko hari n'ukenera kuba yakumva izo ndirimbo atari mu kiliziya, ari iwe, cyangwa arimo gusenga ku giti cye. Ibyo gukora gutunganya indirimbo, nari ngiye kuvuga nkamwe ngo gukora indirimbo indirimbo y'inkorano, ubwo ni nka za nzoga z'inkorano. Guhimba indirimbo ubwabyo ni impano, ariko kuyitunganya ku buryo ibikwa no ku ngata z'amajwi na hehe, bisaba uburyo. Kugira ngo ubwo buryo rero nibura bumwe muri bwo umuntu abwisubize, nta kosa ririmo kuba haba igitaramo cyinjiza amafaranga, ariko icy'ingenzi ntikibe gucuruza gusa, cyangwa se kuba zacuruzwa ari mu iduka ryabugenewe, cyangwa kuri izi mbuga z'ikoranabuhanga zaje. Ubundi ntacyo byaba bitwaye. None se igitabo cy'umukirisitu ntitukigura, Bibiliya ntituyigura. Ni ukugira ngo uburyo bwakoreshejwe kugira ngo bigere ku mugaragaro, eh, buboneke, hazakorwe n'ibirenzeho. Ntacyo bitwaye, kibi ni ugukabya Mm. no Niko. cyangwa se guhemuka, nka kwa kundi navuze, ko kwiyitirira indirimbo z'abandi. Mm. Kare mu kanya nakubwiye ko muri ya komisiyo twahozemo kera ikiriho, eh, ubu ntazi, ariko nishimira nibura ko ari ugukanguka. Hari padiri Ntimugura Lawurenti, niwe ukiriho. Nanjye niba nta rundi nibagiwe ambabarire. Mm. Nibuka hambere korali yasohoye indirimbo, harimo n'indirimbo ye. Uwo ni umusaza wari kubagira n'indi nama, niwe wahimbye iriya hasingizwe Yezu Kristo. Mm. Ntacyo bamubwiye, zisohoka zicuruzwa. Nibuka ko nanjye hariho iyanjye, ya yindi ukunda, ni wowe bugingo budashira. Ndayikunda Nayibonye ntago, ari uko n'ubundi nyiguze, urayindirimbira, ndayikunda urandirimbira. nayibonye ari uko nyiguze, nawe mugurira indi kubera iyo ye yari iriho. Ariko ibyo bintu muri uko gucuruza bajye bibuka no gushyira mu buryo. Ntiwaririmba indirimbo z'Imana uhuguza cyangwa wiba, ngo bibe bigihuje injyana. Mm. Ndabyumva. Padi, tugana ku musozo, watubwira ku ndirimbo izo wibuka amazina zawe? Mba nifuza ko nyine nk'uko nageze mbikomozaho, aragiye abantu bagira ngo Imana yaziremanye n'isi kubera ukuntu aba ari nziza. Nanjye nari nzi ko nk'iriya ni wowe bugingo, nari nzi ko Imana irema ibindi byose nayo yayiremye. Hari n'ababa bazi ko nyirayo adahari. Ariko hari ubwo ni n'uburyo bwo na babandi bashaka kuzihindagura nyine nabo bahita bumviraho nyine. Yenda nk'izo wibuka amazina. Izo nibuka ubundi indirimbo z'Imana religieux, izo nahimbye zo zisaga 100, ariko iza liturujiya ndumva ziri muri za 70, 80.
navuga eh, ni wowe bugingo budashira kuko wabivuze nayihimbye muri 83 ndi umufaratiri nari nshigaje nk'umwaka umwe ngo mpabwe ubudiyakoni hari ni hasingizwe mu izina ry'Imana hari ni duhindure imitima yacu twemere ko Imana idukunda hari bantu mwese nimuhimbarwe hari ni wowe udutunze nyagasani ndayizi. hari ndakwemera nyagasani hari mwamikazi w'isi n'ijuru hari turi abawe mubyeyi ubwo ngeze mu za vuba hari iriya ya pasika hareruya kirisiti Haleluya. umwami wacu bamwe bita mu gitondo izuba rikirasa naba mvuzi nizo zinjemo noneho siniriwe mvuga nyine izijyanye n'ibisanzwe bya misa cyangwa za hareruya ni nyinshi nk'uko nabivuze iza liturujia zigera muri za 70 n'imisago. Padiri ndirimbo ni wowe bugingo budashira impamvu nyikunda harimo ibitero nyine biba biri deep ngo ni wowe bugingo urukundo nyarukundo rukomoka iwawe no kuvuga ngo ni wowe bugingo budashira nyine basi tugana ku musozo tubwire context hari akantu nkunda nyine ko kumenya context umuntu yakozemo ikintu kugira unacyumve neza ubwo se hari ubundi bugingo wari wabonye bushira nyine kuki wavumbuye ko hari ubugingo budashira nyine aho ngaho ni ukunshimuza rero kuko ubundi ariko reka ngire icyo nkubwira icya mbere nkubwiye intera nari ngezemo mu nzira igana ubusaseredoti ubundi Imana inyereka ko impamagarira kwibera umusaseredoti imbarutso yabaye guhura na Yesu mu karisitiya nigeze kubivuga yewe ni n'amahuriro mahire twari muri kongere eucharistique mu ikoraniro ry'ukarisitiya rya mbere ryabaye ubu irya kabiri ririmo kubera i Butare muri iyi minsi Yesu mu karisitiya niwe wambereye imbarutso yo kumva n'icyo anshakaho n'icyo anshakira ku buryo buri gihe iyo ngiye mu misa nkunze kuvuga ko misa njye ntayitegura ahubwo nyitegura kuko mu by'ukuri ntacyo njyanayo ubusa Imana ikanyuzuza mba ngiye mu ijuru Yezu mu karisitiya rero niwe bugingo budashira si ukuvuga ko nari mbihereye ku bushira nuko iyo icyo gihe muri imbere n'ubundi iyo muri imbere mba numva aho ntahava ariko mbe nka mbabarire mu gihe tugezemo tuvuga ibintu uko bivugwa ni umutwa ngo bagaburiye bahaye amafunguro amuryoheye yageze aho ati hari icyo nifuza bati tukongere ati nabyo batesi niki ati icyo nifuza ibishire ariko nanjye simpage imbere y'Imana mba numva ari uko nguko none ariko ubwo hari mu mwaka w'1983 muri Nyakanga ngira ngo inyikirizo na bimwe mu bitero byahise biza ndimo gushengerera kuko Yesu mu karisitiya igitero cya mbere n'icya kabiri ariko noneho muri iyo minsi nkinonosora iyo ndirimbo nubwo yari yaje numva nyihawe hajeho izindi mpamvu ebyiri icyo gihe nigaga mu Nyakibanda ndi kapitene w'ikipe ya basiketi ari nanjye mutoza wayo muri iyo minsi muri ibyo biruhuko haza itangazo kuri radiyo ryantumiraga kujya mu mahugurwa y'abatoza b'umupira wa basketball ariko nkaba hari abana
muri paruwasi nari nduhukiyemo nagombaga guha inyigisho biteguraga gukomezwa muri icyo cyumweru. Icyo gihe nahisemo kutitabira ibyo byo kujya mu myitozo y'abatoza kugira ngo ntoze abo bana kwakira neza roho mutagatifu. Wow. Ni hariya rero ndavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rusonzeye ibyiza, umugisha abato bose bagusange ubatoremo abatoza urukundo. Numvaga nubwo ndi umutoza ariko nahisemo kuba umutoza w'ibindi bitari Urukundo yego. iby'umupira. Mm. Ahandi ni uko hari igitero bakunze kwica inyuguti imwe ariko ikazambya byinshi. Tugutuye abadukunda, tugutuye ibyiza. Hari abavuga ngo tugutuye abagukunda. Mm. Nibuka ko muri ibyo bihe hari umuntu wambwiraga ko ankunda ndetse ko nimba Wow. padiri tutabyumvikanyeho bitazamugwa neza, mubwira ko cyokora nzajya musabira. Mm. Buriya muri iriya ndirimbo nsabira abantu bose bankunda, nzi ko ari benshi mu buryo bunyuranye, tubyumve neza ntitubijyane Niba ahantu hamwe gusa. tugutuye abadukunda. Tugutuye abadukunda, umuntu ukwifuriza ineza buriya wibagirwa kumusabira ni ukugoma. Mm. Ubwo rero indirimbo ngira ngo ndayikubwiye Rwose. ntunshimuze birenza. Oya ndishimye, merci beaucoup. Bada ahubwo waturirimbira icyo gitero urukundo, kiriya cy'urukundo nyarukundo rukomoka iwawe na rufure, ukaduha n'umugisha, ubundi tukazakomeza ubutaha. Rukundo nyarukundo turubona iwawe, amahoro n'ibyishimo ni wowe, ukuri n'ubutabera ni ibyawe, ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristu urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire nkawe, uduture Imana yakuduhaye. Nyagasani Mana yacu, udutungishije urukundo n'impuhwe, duha umugisha wawe turagire, maze uko wowe Mana uhorana natwe uduhe guhorana nawe, hose tugendane urumuri rwawe n'imbaraga zawe. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.